aravuga ati iyo ndwara si yo kumwica ahubwo niyo guhimbarisha Imana no gutuma umwana w'Imana ahimbazwa. Muvuge ngo amen. Yesu ashimwe. Umukobwa niwe mperutse kubyara wavukanye n'inyamaswa. Abazi ubuhamya bwanjye nawe utabuze ubwo byumviyemo. Uwo mukobwa wanjye afite imyaka 4 n'igice. Inyamaswa barayishinguye, umwana ari muri garidiyene. Duhereze Imana icubahiro. Uwo mukobwa yitwa Ingiriye neza Teta Fiona. Amen. Nishize ku mutima tugiye kuganira muri uyu mugoroba. Ndabizi ndavuga byinshi utafata mu mutwe, ariko reka tubikusanirize mu ntego y'ijambo. Iragira iti ikibazo cyawe nico kizanye Yesu. Intego y'ijambo iravuze ngo ikibazo cyawe nico kizanye Yesu. Uwo muri kumwe mukore mu kiganza umubwire ngo ikibazo cyawe nico kizanye Yesu. Umva uko Bibiliya ivuze. Yesu igihe kimwe yafashe abigishwa be abakura i Yerusalemu abajyana mu giturage ahantu hitwa Betaniya, abwiriza ubutumwa bwiza. Abantu baramukunda, ariko abayuda ngo bamugirira ishari, bashaka no kumutera amabuye bashingiye ko abantu bari kwakira inyigisho ari kubwiriza. Abayuda ngo bagira ishari cyane ko Betaniya cyari igiturage cyegeranye n'umujyi witwa Yerusalemu. Hanyuma ngo batoragura amabuye bashaka kumutera, ariko i Betaniya hari hatuye abakobwa babiri na musaza wabo umwe. Umukobwa umwe cyangwa se umudamu umwe yitwaga Mariya, undi yitwaga Marita, bafite na musaza wabo witwa Lazaro. Hanyuma aba nabo bari mw'iki giterane bakurikirana inyigisho za Yesu, bakurikirana uko Yesu ari kubwiriza. Bumva ni umuntu udasanzwe, bumva ari kuvuga amagambo y'ubwenge. Abo bakobwa ngo bakunda Yesu na musaza wabo bakunda Yesu. Bajya inama baravuga bati ariko ubwo abayuda bari kumutera amabuye, twebwe tumugize inshuti uyu mugabo tukamujana iwacu, twamwumva kuruta uko turi kumwumvira mw'iri teraniro. Abandi bari gutoragura amabuye, ariko Mariya na Marita baravuga bati dushingiye nuko tumwumva, dushingiye nuko imvugo ye itandukanye n'izindi mvugo twagiye twumva, uyu Yesu wamufata akamujana mu rugo. Vuga ngo amen. Baramwumva kuruta uko abandi bari kumwumva. Baravuga bati tumufashe tukagira amahirwe tukamuhendahenda tukamucura iwacu mu rugo, ubundi tukamugira inshuti, yatuganiriza twakumva ibyo ari kuvuga cyane kuruta uko turi kubyumvira mu teraniro. Bigira inama bahendahenda Yesu, baramubwira bati rata Yesu, nubwo abandi bari kugutera amabuye, nubwo abandi inyigisho yawe batari kuyiha agace, twebwe turi kuyumva kuruta uko abandi bari kuyumva. Kwifurije kumva imvugo ya Yesu kuruta uko abandi bayumva. Bizatuma ukomera, bizatuma ukiranukira aho abandi byabananiye. Sehedont, bizatuma ukora ibyananiye abandi. Baravuga bati rata Yesu, watwemerera tukakujana iwacu mu rugo? Yesu ati ko ndi kumwe n'abandi n'abigishwa banje si ko ari 12, ubwo abantu 13 muratujana mu rugo. Marita na Mariya na Lazaro baravuga bati uyu Yesu aje mu rugo rwacu ntabwo twabura ibyo kumuha. Yahoze ari kuvuga ngo niwe mutsima, yahoze ari kuvuga ngo niwe mazi amara inyota, ntabwo twaba tumufite ngo dusonze. Nakandagira iwacu mu rugo ibikeya biratubuka bibe byinshi. Ndashimira Yesu, iyo yaje iwawe ntabwo aza wenyine. Suburanyumvise,
iyo aje ntabwo aza wenyine, bivuze ngo ayidire onteze. Kuza kwa Yesu bitandukanye n'abandi bose bageze iwawe. Abandi bahagera bagasiga ikibazo, ariko we yahageze icyari ikibazo gihinduka igisubizo. Mbese Yesu yageze iwawe, ibyari inzara bihinduka ibyo kurya. Yesu yageze iwawe, ahari amakimbirane hataha amahoro. Amubwira ati dushingiye ukuntu ubwirije, nubwo abayuda batoraguye amabuye, mu bagutera amabuye ntiturimo, kuko twumvishe imvugo yawe urusha akaruhuka. Twumvise uvuga ufite ibibazo bikagenda byururuka, bikadonteze vore, bikagira uburemere buke. Yesu baramuhendahenda, arabwira ati rero ndi kumwe n'abigishwa ba Marita, bati nta kibazo. Yesu ataha kwa ba Marita, aje iwabo mu rugo, abantu bati do buriya si bari abantu muzabakizike. Ba Marita bati dushingiye ko uriya ari we mazi amara inyota, ntituzigera tugira inyota. Ba Marita bati dushingiye ko ari we mutsima, ntabwo tuzigera dusonza. Ba Marita babana na Yesu, Lazaro yimuka ku buriri, Yesu aburyamaho. Kwifurije kuba inshuti ya Yesu. Yesu atandukanye n'abandi bose uko abisanze. Ndi ku ijambo rivuga ngo ikibazo cyawe nico kizanye Yesu. Nturebe ku cya Nyirabishimbo, nturebe ku cya Matiyasi, ahubwo ikibazo cyawe nico kizanye Yesu. Abaturanyi batariko buriya bari abantu twari 13, ubu muzabahike. Abantu rero bazi kureba kubiboneka, bakibagirwa kuwo twakurikiye afite nibitaboneka. Oye, burasaka kantu urakumvise, reka ngasubiremo. Abantu bazi kureba kubiboneka, bakibagirwa kuwo twakurikiye afite nibitaboneka. Abaturanyi batariko buriya mubajanye. Ndabibutsa ko rero akenshi umuntu uzi yaje, abatahazi bibwira ko yayobye. Uranyumvise? Umuntu uzi yajya, abatahazi bibwira ko yayobye. Cyangwa umuntu uri mu muhamagaro, akenshi abera ikibazo batarahamagawe. Ariko rata turashimira Imana yadufashe twebwe abizera, ikatwigiza hafi y'amasezerano, mbese twebwe tukabaho mu buryo bw'umwuka. Ibiciye abandi intege twebwe biradukomeza. Uranyumvise? Haleluya. Abaturanyi bareba kubiboneka batariko, ubu kwari mu nzara, ubu Yesu muraja muramugaburira iki? Indagara n'injanga n'ibirayi nibyo muraja muramuha. Abandi bati Yesu ntabwo twabura ico tumuha, kuko mufite abafite byose. Yesu akajaraja kubwiriza, agataha kwa ba Marita, bakagirana ikiganiro, bakamubwira ibimuvunye. Yesu akabaganiriza, bibatera gukomera. Ikindi gihe Yesu agiye mu giterane, abayuda ngo bagira umujinya, bafata amabuye noneho ngo bashaka kumutera. Abigishwa batariko Yesu wariza tukagenda batazarinda bagutsinda mw'iki giturage. Yesu ati mureke tumanze tubwirize. Bagiye kubona amabuye atangiye kuba menshi. Yesu abwira abigishwa ati none ndi kubona byakomeye tugende. Ariko Yesu ahati dontese, kubera ko yarabonye ko abayuda bamufashe nk'usanzwe. Yesu ahita avuga ati mvuye Betaniya, ariko nzagaruka aba bose bari kunyemera. Hari ikintu Yesu akora n'abatamwemera bakibwiriza bakamwemera. Yesu ati ngarutse Betaniya nta kantu nkoze, ntabwo bapfa kunyemera, ngiye gusiga nkoze ikintu kizabemeza. Yesu abwira abigishwa ati twigire kuri Yorodani, ngo bagende bagere hakurya ya Yorodani. Yesu ahita ateza Lazaro uburwayi. Bashiki be babona Lazaro atangiye kuremba. Marita ati kutangiye kugwara umutwe kandi Yesu yagiye. Mariya ati kutarwaye kare.
n'ubundi Yesu ntabwo ikibazo cyawe kibujije Yesu gukora, ahubwo impamvu y'icyo kibazo ni ukugira ngo umunsi yagikuyeho n'abatamwizera bazamwizera. Lazaro bararembye, ba Marita batangira gushaka imiravumba. Imiravumba murayizi cyangwa mvuze ibinyaruhengeri hari inaha nayo irahari. Ba Marita batangira gushaka imiravumba, abaturanyi bati ko muri gushaka imiravumba. Ba Marita bati Lazaro yarwaye. Ati nitwababwiye none ko twamuteye amabuye mwagize ngaragaruka. Ba Marita batari ko Yesu dushingiye ukuntu twebwe twabanye nawe, twebwe turamuzi cyane kuruta uko mumurebera inyuma. Lazaro ararwara araremba, bashikibe babonye ngo bibacanze cyangwa se babonye imbaraga zabo zirangiye, baravuga batari ko dushingiye ko Yesu mu gihe cyose twamaranye ntawe yigeze ahemukira, nta n'uwo azahemukira uwamutumaho. Bafata umuntu umwe baramubwira ngo genda utubwirire Yesu. Niho nasomye uwo ukunda ararwaye. Shaka kugira ngo aka kantu kumve, uwo ukunda ari uwanywa agakambo cy'abari kumutumaho ngo iki, ari uwasambanye byari kumutumaho, baramutuma ngo uwo ukunda, wa wundi wimutse ku buriri ukaburyamaho, wa wundi wateruye amazi ashushe akayajana muri dushe, Yesu yarwaye. Wa wundi wariye ku mboga uriyeho, wa wundi wakwimukiyeweho n'abigishwa ararwaye. Uwo batumye agenda na confidence aravuga ati nshingiye ko bavuze ngo uwakunda anarahitaza, ariko Yesu we yarazi icyo yakoze. Muroko abantu bayobe guko byagenze, ariko Yesu azi icyo yakoze. Vuga ngo arabizi. Mubwire uwo muri kumwe, umubwire ngo humura ikibazo cyawe nicyo kizanye Yesu. Bamutumaho, uwo batumye agenda ni Fiyeri. Aragiye agera aho Yesu ari n'abigishwa be, ahita abwira Yesu ati mwigisha, uwo ukunda yarwaye. Yesu ahita amubwira ngo iyo ndwara si iyo kumwica, ahubwo ni ukugira ngo imirimo yanjye yerekanirwe. Iyo ndwara ufite ntabwo ari iyo kukwica, upfa kuba ufitanye ubushuti na Yesu. Uwo muri kumwe mubwire ngo upfa kuba ufitanye ubushuti na Yesu. Nawe utafitanye ubushuti na Yesu, kwifurije kuva hano weho na Yesu mwabaye inshuti. Atandukanye n'izindi nshuti, atandukanye n'izindi nshuti. We nubwo yaceceka mu kibazo cyawe, ariko aba ari gukora. Uranyumvise? We mu kibazo nubwo yaba yicecekeye, ariko bari. Hanyuma intumwi ziri kwiruka, bwira abashiki bati mwihangane, nubwo ari gukorora cyane. Yesu avuze ko iyo ndwara atari yo kumwica, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe kuri we. Abaturanyi batumva. Cyagiye muri guteka ubugari ko yihutaga, cyagiye muvuye kugura injanga hariya muri kariyeri ko yihuse, mugiye guhaha ifu Nyabugogo ko yihuse, none umuntu ararwaye aravuze ngo si yo kumwica. Bagiye kubona babona Lazaro atangiye kurerembura amaso. Mureke mbabwire rero, Imana ishobora kutabana nawe mu kigeragezo, ikaja guhagarara aho cyari bukwicire. Mu kigeragezo ushobora gukabakaba ukibwira ngo yagiye, ariko yo yagiye guhagarara aho cyari bukwi. Iherutse guhagarara aho cyari bwikire Yosefu. Shaka kugira ngo unyumve gake. Iherutse guhagarara aho cyari bwikire Yosefu. Bene se bapanga imigambi, barapanga imipango, barayuzuza ngo bamubone aturutse kureba ati Karosi araje. Papa wamukizaga ntawe uhari. Bibwira ngo nubwo se adahari, Imana yo ntihari. Barangije ngo bigira inama. Yosefu ngo bagere hafi, agere hafi yawo
umwe muri bene se ati ndibutse uwareka kumwica ahubwo tukica ihene. uwo muri kumwe mumbwire ngo ihene igomba gupfa kuko nta masezerano igira. ubundi nta munyamumaro upfa mbere yo gupfa. ibimuhiga byo birahari ariko imurwanira ibirusha amaboko. komera Imana yacu amashyi. Yozefu ngo bagere uruhande, umwe muri bene se ati ahubwo twamuta mu rwobo none ihene igapfa tugafata ikanzu ye tukayivuruguta mu maraso, noneho rero twarangiza tukazayijanira papa. Yozefu ngo bagere uruhande, ihene arega barayica baba mutaye mu rwobo. ariko mana we asite dotrevone, turashimira Imana iturinda kandi inzobo zacukuwe. turashimira Imana icogoza amaboko y'abatwirukaho igashigikira icyo Abashimayeli nabo ngo baba baratambutse bati tubonye imari, baba bamukuyemo baramujanye ngo bamugeze kwa Potifari. umugore wa Potifari ati mbonye umukozi wo mu rugo. mu minsi mikeya atangira kumwifuza. muroko ngiye kuvuga akantu keza. uzi ikintu giteye ubwoba Satani? Satani aratinya ico tuzabacu, ariko turashimira Imana ifata ico tuzabacu yarangiza ikagihisha Satani. oya, Imana ifata ico tuzabacu yarangiza ikacyorose, Satani agakabakaba akakibura. uwo muri kumwe mumbwire ngo kandi nico cy'ingenzi. Imana inyeretse gereza, ariko mbona adantos icugi gisa nabi cyari gikinze. mbona marayika araje aragikandagiye kiraturitse. icugi mbona kirashwanyaguritse. numva ijwi ry'Imana rimbwiye ngo murinze akagambane mu kwezi kwa 4 mu matariki 8. ntabwo mwarambiwe? dutahe sangahe? muracafashwa? uwo muri kumwe mubwire ngo ariko ubundi aho gutinda mu bitaro watinda mu rusengero. ngiye kubona mbona abamarayika bari kwinjirira mu miryango yose y'uru rusengero. mbona ariko namwe rero muri guceza mbere y'umuzika. noneho ngiye kubona mbona baje bikoreye uduseke ngo twari turemereye. ngiye kubona mbona bageze hano baradutuye. ngiye kubona mbona bari gukuramo imitsima y'imyeru, bari kugenda bari guhereza buri wese. numva ijwi rimbwiye ngo Imana ibahaye imbaraga ziruta izo mwari mufite. muri aho hari hirya hicaye akana kari ku ntebe ya kabiri. Imana irambwiye ngo uwo mwana imurinze gupfa. uwo mwana afite uburwayi bw'amayobera bwihishe muri we, mwebwe mushobora gufata nk'ubworoshe, ariko abadayimoni bari babuzamukiyemo. umwana akagwa muri koma, nyuma yo kugwa muri koma mukamubura. Imana irambwiye ngo uwo mwana wicaye inyuma yawe, Imana irambwiye ngo imwongere igihe cyo kubaho, cyane ko Imana izica uwo mwana azaba cyo kuruta uko ababyeyi bareba. muri aho subu sindi kubatinza. noneho umugore wa Potifari ngo arebe Yozefu, Satani aramumukundisha. dore kandi uyu mugore wa Potifari abahanga mu bya Bibiliya bavuga ko yari umugore mwiza, nawe yari yiyiziho ubwiza, dore ko yitwaga Zoreka. uyu mugore mbese niwe wa mbere wambaye mini. mbese bari kuzambara ubwo bari kumwigana zataye agaciro, uwazambaye zigezweho ni Zoreka. oya
iki Zoreka ngo yambaraga mini none hagatambuka imbere y'abaja yari afite abaja bamuhatiraga ibirayi noneho kubera kwambara ubusa yatambuka abaja bakaba bararangaye bakaba bitemye intoki ubwo niba abaja bararangaraga abagabo byagendaga bite ariko Yozefu afata icyo Imana yamukoreye akigeretse kuri Zoreka asanga nta buremere Zoreka agira asanga icyo Imana yavuze kiremeye gusumbya ubwiza bwa Zoreka. Zoreka babazwa nuko Yozefu bataryamanye aramugambanira aja muri gereza. Muroko ndabibutsa ko hari ikigeragezo kiba gifite ibimenyetso ariko ni muhumure hirya y'ibitugerageza Imana icakanza. Mu Baheburayo narahasomye aravuze ngo kuko yageragejwe ubwe abasha kurengera abageragezwa bose cyangwa se kubatabara. Muvuge ngo amen. Yozefu ngo agere muri gereza asanga nk'abagabo babiri bafunze umuhereza wa vino n'umuvuzi w'imitsima hanyuma ngo barota inzozi kuzisobanura birabayobera. Yozefu baraje arabasobanura umwe aramubwira ati mu minsi 3 urabusubiye mu kazi cokora nugera ibwamuzanyibuke. Umugabo ngo ageze bwamara mwibagirwa. Muroko Imana itarakwibuka umuntu ntiyakwibuka. Va ku bantu iyo yakwibutse ituma n'abandi bakwibuka. Iyo guhinduye ubuki buri wese agira ati muri kundeba nose ubundi mwandumiye wagize zingatari yo mwandumira mwitwaje iki asilevonen ariko iyo guhinduye ubuki uwo ari we wese araku. Noneho undi aramubwira tumva nyuma y'iminsi 3 wehe gihanga baza ubundi bagishire ku giti. Niko byagenze umuhereza wa vino arafungurwa ngo agere ibwamaribagirwa ariko ndashimira Imana ifite ubundi buryo. Bibiliya iravuga ngo nuko Farawo ararota arose abapfumu n'abakonikoni birabayobera. Umuhereza wa vino ati ndibutse we wa Muheburayo wa Munyagano wa wundi uri muri gereza niwe wampanuriye uwaje kumuzana yagosoba. Ubundi umuhanuzi yemerwa ari uko ibyo yahanuye bigize bite. Farawo ati mukaba mukiri hano muje kumunzanira. Yozefu baragenda bamukura muri gereza. Ubundi abahanga mu bya Bibiliya bavuga ko aho Farawo yari yicaye kuhagera byasabaga kuzamuka ingaze 70 kandi buri ngaze byasabaga kubuza ururimi rwayo. Kandi Yozefu ntabwo yari yaragize amahirwe yo kwiga ariko turashimira Imana yaduhaye umwuka wera. Umwuka wera atanga ubwenge ntabwo ubwenge butanga umwuka. Umwuka wera atanga ubwenge ntabwo ubwenge butanga umwuka. Yozefu baramuzana batumva rero ugiye kugeraho Farawo ari ariko kuhagera bisaba kuzamuka ingaze 70. Uzi indimi Yozefu atiri muri nje niyitanga indimi warize Yozefu ati nitanga amashuri. Baramubwira ati none si indimi 70 ashobora kuzivuga. Yozefu ati iri muri nje. Yozefu baramuzamuye ngo agere ku ngazi ya mbere ati 1 agere kwa kabiri ati 2 agere kwa gatatu ati keskose. Turashimira Imana itanga ubwenge ngo agere kuri Farawo ngo aramubwira ngo ni wowe Yozefu atiri muri nje. Ahita asobanura inzozi ndi kwihuta kuko iminota iragiye. Bibiliya iravuga ngo nuko Farawo aramubwira ngo si dotrezonene nshingiye ko ibi byose ari wowe wabibonye ukwiye guhagarara ku kigega mu gihugu uretse nje uri uwa kabiri. Mukomere Imana amashi. Narindi ku ijambo rivuga ngo Imana ishobora kutabana nawe mu kigeragezo ikaja guhagararaho cyari bukwicire. Lazaro araremba. Abaturanyi bati muri ko nadatangiye kurerembuza amaso.
ba Marita bati nubwo Yesu yabatinze ariko ahari ari gukora. Abaturanyi batumva mbese bagiye ko nababona Lazaro ntagihumeka, baba bamukubise mu ngobyi bamujana kuri centre de santé. Ngo bamugeze kuri centre de santé bagiye ko nabona muganga arasohotse ati abazanye Lazaro bari he? Bandi bati turi hano. Bamwe batubwagiye kutubaza mituweli, naho kumbi aje kubabwira ko birangiye. Barabwira ati okay muri hangana Lazaro apfa. Abaturanyi bati ntitwabivuze, avuga ngo iyo ndwara si yo kumwica. Ndashimira Yesu, inkunga ye iziza abandi zarangiye. Arareka abantu bakavuga iyo ahagurutse amagambo atagaciro, iryo yavuze rikagira uburemere. Petero aherutse kubivuga neza mu rwandiko rwa kabiri yanditse, arandika ngo kuko dufite ijambo ryahanuwe. Aravuga ngo kandi rirusha ayandi. Petero aravuga ngo kandi iryo jambo ni itabaza rimurika n'ahari umwijima hakaba. Abaturage bati muzane iyo ntumbi rero ubu birarangiye. Ubu Yesu ntiyababeshe. Ba Marita bati ariko nubwo atinze araza. Abandi batumva. Ubwo mugiye kutubesha nguko yazuye agakobwa ka Yayiro kandi kari katapfuye neza. Uyu Lazaro tugiye gutegereza iminsi 3 irangire nguko umuco w'Abayuda umeze. Umva nitwe tumwibone yapfa dutegereje uwo Yesu kunja araza kubesha, naho kumbi Yesu niwe wabiteje, niwe wateje ico kibazo, azi nuko arakirana. Ikibazo cha nico kizanye Yesu. Aherutse kuntabara ngituye ahantu hitwa kukabatwa, inzara yarankumbagiye mu buhaga sinakerewe. Noneho nari maze amezi 4 nshatse, inzara iradufata. Umunsi wa mbere turaburara, uwa kabiri turaburara, uwa gatatu mbwira Imana nti warambeshe ubuza n'ibirayi. Imana iricecekera. Naho kumbi burya umuntu uzavamwe umuti wo kuvugutirwa abandi bagakira atinda mu butayu. Ako kantu urakumvise? Hanyuma nsenze Imana irambwira ngo zarya. Ndayibwira nti wimbesha, mbwiza ukuri, winteza urwenya, sindi mubyara wawe, mbwiza ukuri. Iricecekera. Kwijoro rya 4 ngiye kubona mbona umudamu w'inshuti yanje anzaniye ifu y'ubugari. Arambwira ngo wihangane nta bishimbo ngira. Nshusha amazi nteka ubugari ndarya. Ijoro rya 2 dushusha amazi duteka ubugari. Ijoro rya 3 umugabo ati wa mugore we ubanza Imana yaratubeshe. Iyi Mana wayigira twe yo ubu bugari yaburya? Mbonye binyobeye ndamubwira ni buretse ndaja kuyibaza. Kare mbyukira ku musozi witwa Ndabirambi uri hara mu Ruhengeri. Ico gihe nta tike nagiraga, nshobora kubikubwira ukagira ngo nukuryosha ubuhamya. Nazindutse kare nkora urugendo rw'amasaha 5 n'amaguru. Ubugari mbufite karaka nusu kasigaye. Mbwira Imana ngo ngiye kubugutekera kuri Ndabirambiwe nawe uzubugi. Ariko abantu bano ntabwo nabibabwiyera. Hanyuma ndagengeze ko musozi Ndabirambiwe nshaka udukwi, ndangije nari nashanye agasafuriya n'agasahane n'amazi. Ndangije ndacana ntereka agasafuriya nshiramwe amazi, ndacanira amazi arabirindura nshiramwe ifu nteka ubugari. Ndangije kubuteka nti Yesu mva twumvikane, weho nasko n'umwuka wera muze mujye ubu bugari. Ndangije terekaho nta sosi y'amazi yo, ntabwo amazi nayakoze, naretse ubugari gucu. Ndicara mbwira Imana nti Mana ngaho nawe ngo inuze ubugi.
ndicara mbona ntabwije, ndarira. Hamaze umwanya mbona umugabo araje uhetse igikapu, umugabo usanzwe arambwira ati madati mwiriwe, ati Imana irambwiye ngo nze nge ubugari watetse. Ndangije ndamubwira nti ubwo bugari sura bujyaniweho Mana? Ati none kinyohereje Muroko, uzarinda uje mu ijuru utabonye Imana ihagaze hano, ahubwo izanyurira mu bakozi bayo ikubwire nawe wumve. Arangije arajya mbona umugabo arabumaze da. Arangije arambwira ati madamu ati bayi, ti none kugiye, ati Imana irambwiye ahubwo ngo ngusigire kino gikapu. Ndihebye mbona igikapu kirimo ubusa, nti ngaho kimpereze. Ati rero ati kado irimo uyifungure ni yawe. Ndangije mfungura akantu ka envelope karimo, mbona harimo ibitenge bibiri bya wagisi bidakase. Bandavuze ndi Imana ko nayisabye ibiryo iri kumpi ibi bitenge ndabyambara nte? Numva ijwi rirambwiye ngo ngaho reba mu mufuka w'igikapu. Ndebye mu mufuka, barokore, Imana yacu iriho, irafatika, Imana irakora, Imana ishoboye byose. Ndangije koze mu gikapu nsangamwe 60,000. Weho kubera ko mu gihe cyawe ushobora kubona ari makeya, ariko mu gihe cyanjye ico gihe wambwiraga 5 nkabona bitabaho. Mabukwe yigeza mpanura avuga ngo ngo mbonye wimukiye mu ruhengeri kandi mu gipangu cyawe, amena. Nanje ndi amina, abaye impaye n'ibirayi, amena. Uretse siko wenda wibagiwe le fort présence yadukuye kure. Usubije amaso inyuma, hari ibihamya, hari ibimenyetso byatuma ukorera Imana ntawe uguhasa. Uretse ko wibagirwaga, kandi namaze kumenya ko umuntu wese utacibuka amateka yica amategeko. Kandi kahanu nawe uzakabwira abandi. Iyo wibagiwe amateka wica amategeko. Hanyuma 60,000 ndabifata ndamburira Yesu amaboko, ndamubwira nturakoze Yesu. Ngisenga numva ijwi rirambwiye ngo iryo nitangiriro ryo kurya, uzarya kandi wongera urye. Ubu subu ndi umugore mubi? Oya ndi umugore mubi ko nambaye guca nijoro ariko manywa naba nambaye nte? Nubwo Yesu acecetse ariko abari gukora. Njewe ndi kwimukira i Musanze, nimutse umugabo wanje ari indembe baramuroze. Kigera mu ruhengeri, umugabo twabanaga muri gurupa nkodeshereza amezi 3. Amaze kunkodesha amezi 3, ankodeshereza mu gipangu kirimo umusiramu. Abasiramu mwihangane numvishije bije. Hanyuma umumama w'umurokore hamaze iminsi 3 aza kunsura, arambwira ati Vesti, ahantu wimukiye urahazi? Ndangije ndamubwira nti nahabwirwa niki kariho mvuye irega. Niho nari mvuye mu giturage citwa Irega haruguru yo kwikora. Hanyuma barambwira ati uyu mugabo nyiriki gipangu shaho, ati numurozi abakodeshejeyo. Ubwabo bamaze iminsi 3 bagendaga batamusezeye, amafaranga yose bakayamusigira. Arambwira ati nutinda hano nudapfusha umugabo uzapfusha umwana. Ndangije ndamubwira nti narasenze. Abibitseho amakuru, haleluya. Korari Betelehemu herutse kuririmba ngo nubwo waba utinze kugaruka cyangwa se ugarutse vuba, haleluya. Barongera baririmba ngo hari ibanga kubakijijwe, hari ibanga kuri bo, nubwo ubona bagenda, nubwo ubona baruha, ariko bazaruhuka bageze mu ijuru. Umva, baragenda nk'abandi bose, barambara bibagoye, iyo banyuze mu
mashamba amahwa bicanka bandiyo ariko ntabwo ari gusa kuko bo bafite ibanga. Haleluya. Umumama arambwira, ndamubwira nti nje navuye kwikora nasenze. Arangira arambwira ati ba Kristina ko bimutse nti nakazi kawe. Hanyuma nijoro saa 9 mfatwa n'umwuka wera wo gusenga. Ndasenga ngiye kumva numva umusaza nyiri gipangu atangiye kuvuza induru. Ndasenga numva avugije induru, numva umwuka wera wamanutse. Ndasenga kare mu gitondo mbona araje, numva ijwi rirambwiye ngo ntumuramutse. Numuramutsa aje kukuroga araguhindura umusazi. Hanyuma ndabyuka umugabo yararwaye, ndazangeze ku muryango ati waramutse mada? Timwaramutse neza. Ati kutari kuma umukono? Timwaramutse. Ariko Imana ni kugira neza uje uritwara nk'abakire. Buri cyo ngundira abakire bagira make. Ujya kumva ati okay vraiment so ati niko ati kutari kunsuza? Timwaramutse. Ati niko madam, ntabwo uri umurozi? Ntabwo ndi umurozi ahubwo ndi umunyamasengesho. Ati wanyemerera ukamvira mu gipangu amafaranga yawe nkayagusubiza? Nanjye ndamubwira nti wanyemerera ukangurisha kino gipangu weho ukakivamo? Arangije arambwira ati ariko wa mugore we ko kuri umurozi kikugurisha si kwishura yikode ntibyakunane? Sinabonye ari undi mugabo wakwishuriye. Ndangije ndamubwira nti iyo nkorera ifite amafaranga arutayo weho utunze. Arangije arambwira ati mada, numara iminsi 3 utamviriye mu gipangu uzamenye ko ntari umurozi. Nanjye ndamubwira nti nubona hano ntahaguze uzamenye ko ntari umukozi w'Imana. Numara kumwemera umukiza wawe uhamye mu bandi byoya. Mwebwe muracungana na dirija kuko umwanya ni muto ningira nshandi. Noneho ndangije nsanga umutware mu buriri, ndamubwira nti umusaza mbwiye nabi ngiye gusenga. Hanyuma arambwira ati hangane. Ndamubwira ntangiye mu mazi byumba, pamagara abadamu babiri turirimbana muri korari yitwa Agape. Hanyuma turagenda tuja mu mazi byumba. Tukigera mu mazi ngiye kona mbona umupapa uturutse mu mugi byumba ahetse igikaparaza. Ati mwabadamu mwebwe muri gusenga? Ati wowe munini, burya kuba munini ni byiza. Ariko nanje yabimbwiyeho kera, yarambwiye ngo nzakugira umugore munini. Ni nanje ndi amina, ariko ntasharingira amena. None arabati wowe munini, mbamvuye mu mazi atumva. Wazanye ibyifuzo 3. Ndi kwari byinshi nazanye. Ati by'ingenzi ni 3. Ndi ati cyambere umugabo wawe ararwaye, Imana iravuze ngo iramukijije. Ndi amina, narinki mukeneye amena. Ati cya kabiri mufite ideni ryabananiye, Imana iraryishuye. Ati cya gatatu igipangu bamo nyiri igipangu yakubwiye nabi bibabaza Imana. Muroko, iyo uvuze umukozi w'Imana nabi bibabaza Imana. Penina herutse kubigerageza abwira Ana nabi. Ana aje mu rusengero yambaye dukweto twitwa kuko umwami Imana izantabara. Akubitamwe agatambara akavuga ngo ntawayisenze ngo imuhembe kwikorera amaboko. Ashiramwe udukamambiri tuvuga ngo kera bakwiringiraga bari mu mahoro. Natwe tugufite ntitwifuza bagere mu rusengero Imana yumva gusenga. Ahita byara Samuel. Ana yitegereza Penina amubwira ati wemerewe kwimuka kuko Samuel yavutse. Iyo uvuze nawe umukozi w'Imana bitera Imana gukora. Komanza natinze. Abarambwiye atumva rero igipangu murimo
umugabo nyiraco yakubwiye nabi bibabaza Imana. Umva uko Imana ivuze, iravuze ngo ico gipangu irakiguhaye ni wewe uzakigura. Mperuka hano kera ntabwo muzi byabaye, nahise mbwira abamama turi kumwe mu mazi, ndababwira nti nje Imana ivuze ndabyumva. Umva nahise nambara udukweto twanje, ndababwira nti iyo mvuganye n'Imana mpita mbyumva, nti nje ndagiye. Bati kandi wavuze twavuze ngo turataha saa 10, nta saa 10 ndataha, ahubwo ndagiye. Uwo mugabo arambwira tumva uko Imana ivuze, kandi iravuze ngo ikimenyetso cy'uko ari yivuganye nawe nugera Nyabugogo uritaba telefone ivuye hanze. Umva narambaye vuba vuba ngeze Nyabugogo mbona telefone iranterefonye, ndebye mbona ni nimero zo hanze, ndangije nitaba ni Fiyeri, ati mukozi w'Imana uraho, ni weho Nyirapasika? Ndi ni Vesitine. None si ati warigishije ndagukunda, ntiwambonye? Ati nakubonye kuri YouTube. Ati mpita ntekereza kukugurira fanta. Nti ngaho yohereze. Ati si none uba mu yihe banki? Banki sinayi. Oya tuje turabwizanya ukuri. Uretse Yesu herutse kuntabara nari naratagangaye. Ubu uri kubona ndi umusirimu, n'icyongereza kiraza nkavuga ngo 1 2, nkavuga nti I love you. Ndamubwira ni na konte mfite, arambwira ati wakwihangana. Ndamubwira nti ndi mu rugendo, ningera mu rugo ndabivuganaho n'umutware, ngo ngere mu rugo mbwira umutware. Arambwira ati ariko mada, ubu koko unaraja gufunguza kubera fanta bakwemereye? Atarika abagore mworohaga vuba. Nti none ko ambwiye ngo ati cokora ubwo ari fanta ivuye hanze ni nka 15. Ndagenda nitabaza wa mupapa wadukodeshereje, Imana izamfashe nzamuzana hano ari kuwa mbere. Uwo mupapa aragenda aramfasha mfunguriza konte, arangije arambwira ati ibindi byose uzajya urabikurikirana. Nyuma y'iminsi 3 kuri banki barampamagaye, ndagengeze kuri banki bati fata urupapuro wuzuze, hari amafaranga yawe yavuye muri Canada, nurangiza kuzuza ibindi byose turabikubwira. Bampereza urupapuro, wagize singo nzi gusoma neza, nubwo mvishe ndi gusoma Bibiliya nkaho nayimize mu kanwa, ntabwo nzi gusoma neza kuko nagarukiye mu wa 4 primaire. Hanyuma ndavuga nti uru rupapuro ninanirwa kurwuzuza baransuzugura. Bambwiye umupapa twari turi kumwe, ntumva ntihangane rinete zanje nazibagiwe, ntabwo ndi kureba, ariko ntukisuzugura, ni ntabwo ndi kureba neza, nti wamfasha ukanyuzuriza. Yarujuje wabera se wari wabona nambaye rinete? Aranyuzuriza vuba vuba. Ndagenda ngeze hajya kuri kishe, uwo mupapa nari mpasanze barambwira ati ndi kubona amafaranga yo bayohereje mu madolari, ariko tugiye kuyagwa mu manyarwanda, tuyaguhe yose? Nibwira ngo ni nka 15. Nti nta kibazo. Ati yose? Nti mbona ari gushira mu cuma kiriko, ariko subwa ari kundatira amafaranga yamputwanje nkagenda. Yarangije mbona ngiye gusubiza, mbona ariko subwa yari kunyereka amafaranga yose ya banke yamputwanye. Arambwira tumva rero madamu, ati ndi kubona kuri konte yawe ati bashizeho 8,000,000. Nahise mfatwa n'ikizungera nikubita hasi. Aba turi kumwe bati batarwaye igicuri ntoya, ahubwo nukutamenyera abantu benshi. Oya kutamenyera abantu benshi si ubu muri bake. Amafaranga barayambereje, nta sakoshi mbanshyize mu gitenge, nagiye nunamye guca kwambuka umuhanda byarananiye, nabona igare nti we tutangonga, nabona moto ntitonde, naho n'imodoka nti we. Umva naragiye ngeze mu rugo, umutware yarakiryamye mbanakinguye, ndamweka nti ati yose na yacu? Nti ati naya? Nti ati ubwo biradusaba gukinga cyane. Umva twafashe ijerekani, dufata amasorori, dufata amatasi, byose turunda ku rugi. Twaraye twicaye, imbeba yari iri gukubita. Ndumva ntimwabisambo mwe, nti nabumvise. Ariko Yesu warakoze. Nerekeza ku musozo, ndashimira Imana ko
aho hantu nari nkodesheje uyu munsi wa none Imana yarahampaye. Muzaze kunsura ntabwo ari ukubirariraho. Uyu munsi ntuye mwibereshi iwanje mu rya kabiri. Iyo uvuye hariya kuri ADPR kugera iwanje ni iminota 5. Mbese mu yandi magambo Imana yantuje mu bakire nk'abandi bose. Si dantos. Haleluya. Ndi kwijambo rivuga ngo ikibazo cyawe nico kizanye Yesu. Lazaro bamucura mu rugo, abarakora ikiriyo bakora ikiriyo, umunsi wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, ku munsi wa kane Yesu abwira abigishwa ati tusubire i Betaniya. Abigishwa baturamenye. Wahavuye bari kugutera amabuye, none Lazaro yapfuye ngo dusubireyo? Yesu atumva mbese iyo umuntu agenda ku manywa hari ubwo asitara? Abigishwa bati oya. Toma ngo baravuze ati muze tujane na Yesu, turamuzi afite uko ari yaranje. Baragiye ngo bahinguke hafi yo kwa Lazaro. Abari mu kiriyo bati do bati twamaze no gushingura, dutangiye kunywa suruduwiri na kamboca, none nihaje buriya aje kunywa fanta ya orange nta kindi. Naho Yesu ntabwo yarazanywe na orange, yarazanywe n'ikibazo cya Lazaro. Uwo muri kumwe mumbwire ngo ikibazo cyawe. Yesu ngo agihinguka uwitwa Marita ahita yihanagura amarira, arirukanka asanganira Yesu. Abwira Yesu ati Yesu we iyuba hano shingiye uko twabanye Yesu, nje ndakuzi neza, iyuba hano musaza wanje ntabwo aba yapfuye. Asilene Marita ngo avuga ijambo ryiza nkunda, aravuga ngo ariko nubu ndabizi icyo usabye Imana izakiguha. Abahanga mu bya Bibiliya bavuga ko Marita yari ahise azura Lazaro mu kwizera. Uranyumvise? Uwitwa Aburahamu nawe aherutse kuzura umwana we mu kwizera. Bibiliya irambwira ngo yafashe umwana we agiye kumutamba, abajana abagaragu ngo baramubaza ngo ariko tugiye? Aburahamu ati ngiye gutamba. Noneho arangije avuga ati kandi aba bashobora kumbaza byinshi. Arabwira ati nimusigare. Ngo agere imbere gato, umuhungu aramubwira ati ariko papa tugiye ko ndi kubona umusho nkabona n'umuriro, ubundi ko ndi kubona ubundi n'inkwi, ubundi igitambo kiravaye. Aburahamu ngo akirema mu kwizera ahita avuga ngo mwana wanje Imana iri bwishakire. Hanyuma Marita ngo abwira Yesu ngo na nubu ibyo usabye Imana ndabizi ko Imana izabiguha. Yesu yitegereza Marita aramubwira ngo Marita we niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Hanyuma ngo Yesu abwira Marita ati hubwo munyereka aho Lazaro mwamushize. Marita ati Yesu uyu ni umunsi wa kane ari kunuka, ntabwo turirirwa turakurusha. Yesu atumva sinakubwiye ngo niwizera, munyereka aho mwamushize. Abari kunywa kamboca bati reka turebe ko ntagiye kumwara. Babateretse amavide hasi bibwira ngo Yesu agiye, ariko Yesu ntabwo amwara. Vuga ngo Yesu ahora ari umwami. Yesu aherutse kugera muri rompuwe, abona abantu baramukurikiye, arangije arabitegereza arababwira ngo ninje nzira y'ukuri n'ubugingo, ntawuja kwa data. Yegeye imbere agera mu mazi, yitegereza amazi arababwira ngo ninje mazi amara inyota. Aleluya. Ageze hepfo gatagera mu mabuye, arangije abwira amabuye ati ninje buye. Ngo agere mu biti, arangije arabyitegereza arabwira ngo ninje muzabibu w'ukuri. Komera Yesu amashi. Marita barirukanse aje kubwira Mariya ati Mariya we rekeraho kurira Yesu yaje. Abandi batinde Marita ati Yesu yaje. Abandi bati si yananiwe kuza kare ubagiye gukora iki? Marita atahubwo aravuze ngo nibabirindura igitare. Abandi bati suretse kuturusha ubu koko ntari kunuka. Yesu ati nimubirindure, bagomba kubirindura igitare. Hanyuma
abantu batireka tukibirindura agiye kumwara ko yaboze siko byarangiye ari kugira hari ngo ni nko kwa Yayiro ejo bundi yavuze ngo tarisa 10 umwana akabarazutse kandi yarasinziye ubwo ari kugira ngo na Lazaro yasinziriye barangije bakuraho igitare Yesu à la d'entretenance yakoze akantu keza arangije arapfukama aravuga ngo data nsanzwe nzi ko unyumva les doutes ariko mbikoreye kubera abantu bangose Yesu ngo yumva imbaraga ziramanutse arangije aravuga ngo Lazaro bagiye kumva wumva Lazaro ngo karame Lazaro ngo haguruka kiboshe Yesu atumva we ni mu mubohore ubundi abapfunditse bagomba gupfundura oya abazi ipfundo riri bagomba gupfu turashimira Imana ko bapfunditse bagomba gupfu Imana yacu ifite ubundi buryo mugabo witwa Dawidi aherutse kugera kwa Elimeleki azi ngo agiye kumurangiza Imana yacu ikoresha ubundi buryo Dawidi atangira kuzana inkonda Elimeleki abwira abantu ati niwe Dawidi mwavuze Dawidi wamenyereye ufataga ibuye akazunguza kumbi bari bamenyereye ngo arwanisha amabuye bibagirwa ko Imana ifite ubundi buryo inkonda n'ibimwira ziramanuka Elimeleki ati mukurica kirima arimo naho kumbi Imana ishaka kurakora da abapfunditse bagomba gupfunda nibo bazaho ipfundo riri muroko iyo utabonye abakuvuga tubona abakwamamaza Imana irambwiye ngo ninkubwire ko aho wasebeye ishaka kuhagutabara mbonye imbere yawe hari umudayimoni ufite inzara ushaka kukunogora mwamaso bona marayika araje amukandagiye mu mutwe araturika Imana irambwiye ngo kubera ko waje muri aya masengesho ibyari umusozi imbere yawe oya mureke dusoze mwari mukinkumbuye mureke dusoze Yesu arababwira ngo nimupfundure nari mvuze ngo iyo utabonye abakuvuga ntabwo ubona abakwamamaza hanyuma bafashe Lazaro baramupfundura bagiye kubona babona Lazaro ari guseka Yesu rero kubera ko yarashatse ko bamwemera aleluya abari bari kunywa kamboca babateretse hasi bari kunywa urwagwa bati Yesu we bati burya arakomeye baraje bati rata Yesu twajaga turakuvuga tutakuzi burya ni guca umeze Yesu umwe ati umugore wanje amaze imyaka 10 arwaye noneho mu myaka 15 yarapfuye Yesu ko nawe twamushinguye nkuko twashinguye Lazaro wambabarira ukamuhamagara nawe akaza Yesu ati ajya umugore wawe yitwaga nde umugabo ati umugore wanje yitwaga Nyiramiteja Yesu ati ajya umugore wawe yasengeraga undi ati ntabwo yasengaga ahubwo yajaga muri Tanzania kuzana ibirozi Yesu ati Nyiramiteja ntari we wanzanye nazanywe na Lazaro uwo muri kumwe mumbwire ngo ikibazo cyawe hakaza umugore ati Yesu data amaze imyaka 20 apfuye kandi nawe twamushinguye nkuko twashinguye Lazaro wambabarira nawe ukamuhamagara Yesu ati ajya siko yitwaga nde umugore ati rwose data yitwaga Kanywanzoga none si yasengeraga undi ati ntiyasengaga ahubwo yararaga muri kabari bugaca Yesu ati ntabwo ari we wanzanye akandi kana kati Yesu nanje ndi imfubyi mama amaze imyaka 10 apfuye wambabarira ukamuhamagara Yesu ati ajya nyoko yasengeraga kandi kati rwose ntabwo yasengaga ahubwo navaga no gusenga kankubita Yesu ati cyo ntabwo ari cyo canzanye uwo muri kumwe mubwire ngo ikibazo cyawe nico kizanye Yesu umaze iminsi wihebye umaze iminsi ubabaye umaze iminsi warabuze igisubizo ariko ikibazo cyawe nico gihagurukije hari abari barapfuye mbere ya Lazaro ariko Yesu ntiyabahamagaye hari abari barapfuye nyuma ya Lazaro ariko Yesu ntiyabaha ikibazo cya Lazaro nico cyari kizanye
uwo muri kumwe mubwire ngo ubwoba nibushire. Burya ikibazo cyacu gihagurukije Yesu. Ijambo rito Imana riduhaze nje namwe mu izina rya Yesu. Nyemerera uhombeka amaso yawe. Umaze iminsi uri gushaka ubutabazi ukabubura, abantu baguciye intege, amajwi menshi akongorera kutazagerayo, ukumva amajwi akubwira ko wayobye, ariko Imana yampamagaye irambwira ngo ninze nkubwire ko ikibazo umaranye iminsi nicyo gihagurukije Yesu. Amajwi ari kukubwira ko ugiye guseba, kandi uhora hano ku wa mbere utakaza ukaza, nawe utakagira, urihangana ukavuga uti sindatembera ngiye imbere y'Imana. Imana yantumye ngo ninze nkubwire ngo ikibazo cyawe nicyo gihagurukije Yesu. Ikibazo cyawe warageragejwe buri wese akugiraho ijambo, Yesu araceceka kuko yarazi icyo ari buko. Umuswa n'umuhanga bakwigiraho, Yesu araceceka, ariko ikibazo cyawe arambwiye ngo nicyo kimuzanye. Komera Yesu wacu amashyi. Ngiye gusengera umuntu wese wari ucitse intege. Ngiye gusengera umuntu wese wari ucitse intege, wavuganye n'Imana ariko washaka inzira ukazibura. Ndu umugabo wo guhamya ko Yesu agira neza. Nzagaruka kubabwira ukuntu nabyaye umwana wabanaga n'inyamaswa. Nzagaruka kubabwira ukuntu Imana yankijije uburozi umukozi yarandoze. Nzagaruka kubabwira ukuntu Imana ikura ku gasi ikarengera umuntu. Nzagaruka kubabwira ukuntu Imana ikura umuntu mu bapfumu ikamutereka mu murimo wayo. Njyewe uri kubabwiriza nabyawe n'umugabo w'umupfumu. Iwacu ninje bucura, ariko ndashimira Imana ko ahari ubupfumu uyu munsi hicaye umwuka wera. Ndi kukubwira ko ikibazo cyawe aricyo kizanye Yesu. Kantine yabinanirwa, shangazi byamunanira, papa mudogo ntaco yabikoraho, ariko Yesu yambwiye ndi mu ruhengeri ngo nze nkubwire wowe wasenze ikibazo cyawe nicyo kimuhagurukisha. Umuntu wese uri kumva yaracitse intege, yaramaze gutakaza ibyiringiro, ari kubona ko nta nzira, nahaguruke mubwirire Imana ngo amenye ko ikibazo cye aricyo gihagurukije Yesu. Haguruka. Nubona ko mbyibagiwe, Yesu uzanyibutse bya byuya byawe wabize ku bwanjye. Sinzibagirwa amakuba wabonye ku bwanjye, unamye n'umubabaro uri Getsemani. Heledontre, tugiye gusenga Imana. Ubwire Imana ngo menye ko burya ikibazo canje aricyo kikuzanye. Menye ko ikibazo canje abantu banyumviye ubusa, abandi baransuzugura. Imana irambwiye ngo ikuye ibyawe ku manegeka. Ibyawe bikuye ku manegeka. Mbonye uhagaze ku mukingo ugiye gucika. Ngiye kubona mbona marayika araje agutereye mu mugongo, arakubwira ngo si kubw'amaboko cyangwa imbaraga zawe, bikoreye kugira ngo izina ryanjye rihabwe icyubahiro. Yesu we muri hangana tesetomplere, uyu mwana Imana imurinze kurwara ibisazi. Ndi hariya mbonye inzoka iri kukururuka, mbona iraje izengurutse uyu mwana, kandi mbonye hari umuntu uyishoreye kuko abantu bashorera inka. Igeze kuri uyu mwana mbona iri kurigata ubwonko. Imana irambwiye ngo kubera ko uyu mwana yaje imurinze kwicwa n'ibisazi. Ikibazo cyawe nicyo gihagurukije Yesu. We waje mu ijoro ryu hajya niryo gutabaza.
Yesu aravuze ngo ahagurukijwe n'ikibazo cyawe. Data mu izina rya Yesu dushingiye kuhagurukijwe n'ikibazo cyacu, uko bisanze ntabwo ari kubisiga. Aba bene data baje mu ijoro ryo gutabaza, aba bene data bahagurukijwe Zefonedren n'iby'imiryango idashoboye, bahagurutse rwose baje imbere y'Imana ishoboye byose. Abantu batwumviye ubusa, abandi baduca intege, abandi batubwira ko tutazagerayo, amajwi menshi atwongorera ko ariko turagushimiye Yesu we, burya ikibazo cyacu nicyo kiguhagurukije. Dushoboze kukwizera, duciye bugufi, tumaze iminsi twihebye, tumaze iminsi twaracitse intege, tumaze iminsi turi gukabakaba tukabura icyo dufata, tumaze iminsi turi kuroba tukabura icyo. Duciye bugufi tumenya ko ikibazo cyacu burya ni weho wacecetse, ariko nubwo wacecetse wari uri gukora. Turagushimiye ko uhagurutse, turagushimiye Yesu, tugukomeye mu mashyi, tugukomeye mu mashyi, tugukomeye mu mashyi, tugukomeye mu mashyi. C'était ta bonté de sens, Eligato Trelola, Messi le Godre, Henigo Place. Imana iti ninjye wabararitse, kandi ntabwo ndarikira abantu banje ubusa. Yemwe abo nahamagaye we, mfite ibyo kurya bikwiranye n'inzara mufite. Imana iravuze ngo icyo mfana n'umuntu nuko akiranuka. Irabwira